Yesu ashimwe bene data, turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Twishimiye kongera kubana namwe muri iri teraniro, twishimiye kongera kwegerana namwe kuri iki cyumweru. Ni kwa kundi tujya tubana kandi tukazana n'abatumirwa. Turi kumwe n'ubundi na Evangeliste Muzirangoni Scovie. Mwigeze mubana n'ubundi araza kuvuga byinshi, Imana yamuhambiririye, ndabizi neza, ntabwo ari buze kubura icyo ababwira, kandi twishimiye kubana nawe mukozi w'Imana. Yesu ashimwe. Nishimiye kukubona, nishimiye kubana nawe. Uyu munsi ndagira ngo abari buza kutubwiriza ijambo ry'Imana. Muri iri teraniro abantu badukurikiye baze kubyumva. Uyu mwanya nge nakoze cyane narushye. Ntabwo ndwaye, ndi muzima. Abantu bataza kubona ngiye ku ruhande bakavuga ati se pastor byagenze gute? Nge ndi muzima ariko nakoze, nabwirije amateraniro arenga hafi 2, ngira ngo nabiri. Rero numva ntameze uko nkwiriye kumva nakabwirije. Ndagira ngo abari gutubwiriza muri uyu munsi. Reka manze niyegereze abadukurikiye bose. Turabiyegereje abakristo ba Harvest Christian Church, by'umwihariko paruwasi ya Bethlehem. Turabiyegereje mwese aho muherereye. Twiyegereje kandi inshuti zacu zidukurikirana. Hari abari Rubavu Gisenyi, hari abari mu majyaruguru Nyagatare, aho ni mu burasirazuba, ahandi ni mu burengerazuba. Hari n'abadukurikirana bari mu majyepfo Butare, Gikongoro, hari n'abari Kibuye, Rusizi, ndetse naho baradukurikirana. Twibuka abantu by'umwihariko ba Bugesera. Bugesera baradukurikirana. Niba uri Bugesera turagusuhuje, Imana iguhe umugisha. Ntabwo twabura kuzirikana abantu mu karere ka Gasabo. Gasabo turabasuhuje, kandi rwose Gasabo niho dukorera, niho duturuka, na Scovia niho aturuka. Nuwi wacu Scovia turagukunda. Uyu mukobwa wa Yesu rero nawe aturuka mu karere ka Gasabo. Abari Nyarugenge turabasuhuje mwese. Abari Kicukiro turabasuhuje mwese. Abari mu mujyi wa Kigali turabasuhuje. Ngewe murabizi amazina yanjye ni Ndorimana Edouard, kuko dusanzwe tubana. Kuri uyu munsi rero munyemerere mbahe uyu mutumirwa wacu dora tubana, maze aganire namwe ijambo ry'Imana. Mbere yuko muhakanya, reka musengera Imana. Mwami Yesu turagushimiye, tugushimiye ko uduhaye aka kanya. Iri teraniro niwe wariteguye. Reka umugisha wawe ube kubadukurikiye, kandi imbaraga z'umwuka wera zibe kuri buri muntu wese ujye gukurikirana ijambo ryawe. Ubuhanuzi bugiye kumanuka, utange iyi mitima babashe kwakira ibivugwa biciye mu kanwa k'umujakazi wawe, maze ijambo bakira rireme ubuzima bwabo, rikize indwara, rihindure byose, maze imitima yacu irusheho kugubwa neza. Urakoze kubana nawe kuva atangiye kugera ku musozo, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Karibu mukozi w'Imana. Haleluya, amen. Arimo gusenga, hari akaririmbo twaririmbaga kera gahere ko kaza. Reka mbaririmbire, ndi umuhanga mu kuririmba. Karavuze ngo muri njyewe karamanutse, abavandimwe nibavuga ngo karatibutse, ukumva bivugitse neza. Munsi y'amababa yawe Mana, ndifuza kwiberayo akaramata. Munsi y'amababa yawe Mana, ndifuza kwiberayo akaramata. Munsi y'imbabazi zawe nyinshi, nifuza kugumayo akaramata. Haleluya. Mu kubaho kw'Imana hararyoha, munsi y'amababa y'isumba byose hararyoha. Ubuntu bw'Imana burarenze, hari igihe ubura ukuntu wabivuga. Ariko dushimiye Imana no mugoroba kiduhaye umwanya mwiza, iduhaye amahirwe yo kongera kuvuga ku buntu bwayo. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Ejo bundi nari ndimo mpishurirwa ijambo, mpishurirwa ubuntu bw'Imana. Umuntu aranganiriza arambwira ngo ubuntu bw'Imana bivuze iki? Arambwira ngo ubuntu bw'Imana ngo bivuze kubaho nyuma yo gukora icyaha. Uwiteka ahimbaza. Arambwira ngo kera icyaha bakoraga cyabaga gifite igihano, ariko ubu ngubu abantu bagendana ibyaha bari mu mudendezo kubera ubuntu. Nabatekerejeho mbona iteka icyaha cyabaciragaho buri munsi, itugirira ubuntu, itanga umwana wayo kugira ngo nawe bakoze icyaha ubeho kugeza igihe imbabazi z'Imana zizakurehereza kwihana. Rero iyo ntekereje ku buntu bw'Imana
nkatekereza ukuntu tubaho mu buzima bwa buri munsi atari imirimo myiza twakoze tutakiranutse ngo bitume Imana iturinda, tutatanze ibitambo bikwiriye ngo bitume Imana iturinda, tukabaho kubw'ubuntu bwayo. Niyo mpamvu umunezero wuzuye umutima wanjye nkavuga ngo nukuri mu mababa yawe nifuza kuhaba, kuko niho honyine umuntu aba ari nta kiguzi atanze kandi akarihirirwa byose, ndetse n'ibyo atabonera igiciro bikishyurwa. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibaho umugisha. No mugoroba mfite ijambo Imana yashyize ku mutima riri mu gitabo cya Mariko ibice 5. Abakunzi banjye hirya no hino, abankunda, abanyandikira, abantelefona, abampa intashyo biturutse ku mushumba akambwira ati hari abantu bagutashya, hari abantu bagusuhuza. Mu by'ukuri abo bantu bansuhuza nanjye ndabashuhuje kandi ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ndashimira Imana yashyize ikintu gikomeye mu buzima bwanjye gituma abantu bankumbura batanzi, gituma abantu bantashya batarambona. Ahari umuntu ashobora gutekereza ko ari ibintu bisanzwe, ariko kuri njyewe mvuga nka wa mugabo waririmbye aravuga ngo who am I that you are mindful of me. Ni njyewe ndinde ku buryo untekerezaho, abantu bakagukunda, abantu bakakwishimira, abantu bakaguhamagara, abandi bakifuza guhura nawe. Noneho wabona muzira nkoni, hari igihe screen nyagura duhuye usanga biri hanyuma y'ibyo ubona. Ariko ndashimira Imana ko ibyo bitagaragara, ibyo bidafite agaciro, ibyo bitari binini cyane, hari ubunini Imana yashyize muri jyewe, ihimbazwe kubw'imirimo yayo. Ntacyo turi cyo, ntabo turi bo, ahubwo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo niyo ifite ikiri cyo muri twebwe. Umuntu ashobora kubwiriza akikubita ku gatuza, ariko nuzajya ubwiriza ajya wibaza ngo se navuze mpambara ni data. Niba utavuze so rero ntukikubite ku gatuza, kuko Imana y'amaboko yaguhaye ubwo buryo bwo kuyivuga. Twebwe turi bande ngo tuvugire umwami w'abandi? Turi bande ngo tuvuge mu izina rye? Ntabo turi bo, n'ubuntu bugeretse ku bundi. Haleluya, haleluya. Reka nsome iryo jambo gusa mwumve ko mbakunda kandi mbahobeye mu izina rya Yesu. Uburyo bwose uzajya ubona bwo kumvugisha ni karibu. Ntabwo ndabyibuha, sindaba munini cyane haba imbere n'inyuma. Bizakorohera rero gushyikirana nanjye no guhoberana nanjye. Pasiteri ajya abaha nimero zanjye mu ndamutse, kuko ntazi igihe nsigaranye mu isi cyo gukundwa no kwishimirwa n'abantu. Mwamahabwa icyubahiro. Usanga uri umugisha kuri njyewe, cyangwa Imana inyujijemo umugisha wawe, kuko turi ingingo zigirirana. Umuntu wese akeneye mugenzi we, umuntu wese akeneye umufata amaboko. Ukeneye n'ukubwira ngo ndagukunda, ukeneye n'uguhobera akavuga ngo uri umuntu mwiza. Hari abantu bakeneye gushimwa, bakeneye kumva amagambo meza. Wasanga nanjye ayo magambo nyakeneye, cyangwa se uyakeneye kugira ngo nyakubwire. Ntugatakaze rero umuntu Imana iguhaye, kuko umuntu Imana iguhaye ni ingirakamaro mu buzima bwawe ndetse no mu bwami bw'Imana. Reka tuganirire ijambo, reka some. Abantu njya nkunda kuganiriza ijambo ry'Imana, mbabwira ko nkunda gusoma Bibiliya, uretse no kuyisoma njye nyine ntega amatwi, nkunda no gusomera abantu bakumva. Ndibuka kera nkiri mutoya, abashumba bajyaga baza kunsaba umubyeyi wanjye kugira ngo njye gusoma Bibiliya mu biterane. Mwamahabwa icyubahiro. Nkagenda nkasoma Bibiliya, nkumva ndanezerewe. Natangira gusoma nkavuga ngo Mana, uranyemereye ngiye gusoma ijambo ryawe. Ni gute ngize amahirwe yo gusoma ijambo ryawe? Ese nanjye biremera? Umunezero ukanyuzura nkaho Imana inkijije indwara. Kubera iki? Njyewe ndinde gusoma ijambo ry'Imana. Kandi hari abantu benshi badashobora kumpa disikuru zabo ngo nzibasomere, ariko Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ikemera. Njyewe mwene naka, umugore wa runaka, ndagira ngo nanababwire ko ntakiri umukobwa. Imana yangiriye neza, yampinduriye icyiciro cy'ubudehe. Ndi umudamu, ndubatse, mfite umugabo mwiza. Rero abankunda n'abanezererwa mujye muvuga ngo uriya mudamu, kubera ko ngana n'abakobwa cyangwa nsa nabo, ntibivuze ko nkiri umukobwa, kandi ndabishimira Imana. Nitunegerana uzasanga imyaka utekereza atariyo mfite, kuko mfite imyaka ihagije ingana n'amagambo mvuga. Hari abantu bavuga ngo kuri umwana ukavuga ibintu bikomeye. Ntago ndi umwana ku buryo ntavuga aya magambo mvuga, ariko ndabishimira Imana kuko iyi coverage, iyi pochette yampaye ndayihimbariza Imana, kuko ni nziza n'ubuhamya kuri jye. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo
ibaha umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana ngo Yesu yirukana abadayimoni benshi mu bantu. Amen. Uyu munsi Yesu yirukana abadayimoni benshi mu buzima bwawe. Uyu munsi Yesu akwirukanira abadayimoni bananiranye, abo umaze igihe ugendana nabo. Mwami Imana, imbaraga z'Imana zururuke mu rugo rwawe, zururuke mu muryango wawe, zururuke no ku buzima bwawe. Abadayimoni bamaze igihe ubagendana, wirukanka ukanga hirya no hino, mu izina rya Yesu Kristo uyu mugoroba imbaraga z'Imana zururuke, abo badayimoni birukanwe kandi ubutazagaruka mu izina rya Yesu. Bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadareni. Yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva ntawari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu, kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura. Ntihagira umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira ataka ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose? Nkurahirije Imana ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Kuko yari amubwiye ati, dayimoni we muvemo. Aramubaza ati, witwa nde? Undi ati, ingabo niryo zina ryanjye kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha, nuko baramwinginga bati, twohereze muri ziriya ngurube tuzinjiremo. Arabakundira, abadayimoni bamuvamo binjira muri izo ngurube. Umugana wirukira mu gacuri, zisuka mu nyanja, zihotorwa n'amazi, zari nk'ibihumbi 2. Reka dusome Abanyefezi cyangwa Abefeso. Haleluya. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uri se w'umwami wacu Yesu Kristo, tugushyize hejuru. Uri Imana y'amaboko, uri Imana yo kwizerwa. Turasoma igice cya 6 n'umurongo wa 10. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iy'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Dusome igitabo cyo Kuva ibice 14. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Reka dusome ku bice 15. Kamanze some 12 murongo 24, hanyuma simbuke kuri 15 some umurongo wa 8, twumva ikimwuka arimo kuvugana natwe no mugoroba. Kuva 14 umurongo wa 24. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamurura mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Akura inziga ku magare yabo, bituma kururika biruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati, duhunge Abisirayeli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Reka dusome ibice 15 umurongo wa 7. Reka bariho ntangirira. Isumba ryawe ryinshi ryatumye utura hasi abaguhagurukiye, watumye umujinya wawe ubakongeza nk'ibitsinsi by'inganagano. Umwuka wo mu mazuru yawe warundanije amazi yatembaga yema nk'ikirundo. Umuhengeri muri nyina w'inyanja haravura. Umubisha yaravuze ati, ndabakurikira mbafatire nyaga iminyago nyibagabane. Nzabimariraho agahinda, nzakura inkota ukuboko kwanjye kubarimbure. Wahuhishije umuyaga wawe, inyanja irabarengera, borokera nk'icyuma cy'isasu mu mazi y'umuvumba. Dusubire aho twatangiriye muri Mariko. Umwami ahabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Uwiteka we, nyemerera ugenderera iteraniro turi kumwe, nyemerera ugenderera abamama turi kumwe,
nyemerera ugenderere abapapa turi kumwe, urubyiruko runkurikiye urugenderere, ingo zinkurikiye uzigenderere, abateze amatwi ijambo ryawe Mwami. Ni ijambo rikiza, ni ijambo rifite imbaraga, ni ijambo rizura, ni ijambo rihindura, ni ijambo rimanuka rigakora icyo waritumye. Ndagusabye ngo muri uyu mugoroba Mwami, ugendagende utugirira neza, ugendagende utugirira neza, ugendagende ucagagura, ugendagende uhindura, ugendagende wubaka, ugendagende usana. Ndakwinginze ntare w'umuryango wa Yuda, muri iri teraniro duteranye Mwami w'abami, ndasenze kugira ngo ntare w'umuryango wa Yuda, umuntu nkurikiye se w'umwami wacu Yesu Kristo, ni utazi icyabuzaga amahoro ubuzima bwe, ndasabye ngo imbaraga zawe zimanuke gukora ibikomeye, kuko ijambo ryawe Mwami rikokora amashyamba rikaramburuza impara. Uno mugoroba amashyamba nakokoke ku buzima bw'abantu, uno mugoroba imigambi y'ababisha niramburure, intwaro zabo zivunagurike. Ndakwakiriye mu mbaraga, ndakwakiriye mu butware, ndakwakiriye ntare w'umuryango wa Yuda, ururuka gukiza no gukora ibyananiranye, ibyananiye amafaranga, ibyananiye imiryango, ibyananiye inshuti. Ndakwinginze ururuke kubikora nk'uko imbaraga zawe ziri. Turakwizeye kandi turakwiringira Imana yacu. Icyubahiro ni cyawe, ni mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Uwiteka himbazwe cyane. Bibiliya yatubwiye ngo bafata hakurya, Yesu ahimbazwe. Iyo ugiye gusoma mu bice bine usanga Yesu yaragiye kwambuka, umuraba ukaba mwinshi, umuraba urahaguruka ushaka kubabuza kwambuka, ariko kubera ubutware bwari muri we aturisha uwo muraba uratuza. Ariko icyo yashakaga ni iki? Hari umuntu wari hakurya ngo mu gihugu cy'Abagadarene, Mwami ahabwe icyubahiro. Uwo muntu ngo yari amaze igihe yaravuye iwabo, uwo muntu yari amaze igihe atakiba mu buzima busanzwe, ngo kuko hari imbaraga zari zaramufashe, hari imbaraga zari zaramugose, zimukura mu rugo rwe, zimukura mu muryango we, zimukura mu nshuti, ngo aragenda ngo yabaga mu mva. Uwiteka ahimbazwe cyane. Ngo yabaga mu mva, ngo nta muntu wari ugifite wari ugishobora kumuhosha, nta muntu wari ugifite kumuturisha, nta muntu wari ugifite kumubwira ngo reka, nta muntu wari ugifite kumubwira ngo ngaho sinzira bikunde. Igihe kiragera ngo atandukana n'abantu, aragenda atangira kuba mu mva. Mwami ahabwe icyubahiro. Haleluya. Ndagira ngo uno mugoroba Imana itabara abantu batandukanye n'abantu ku bushake butari ubwabo. Hari ikintu cyagukuye mu bantu, hari imbaraga zagukuye mu bantu, ntukiba mu bantu, ibyishimo byawe n'ibikiya. Ariko Yesu arimo arambuka kugira ngo ahure nawe uno mugoroba, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ngo arambuka ngo akigenda. Haleluya. Ndimo kubona Yesu Kristo yarumvaga ijwi ry'uyu mugabo akiri kure cyane. Ndimo kubona Yesu Kristo yarumvaga amarira no gutaka k'uyu mugabo akiri kure cyane. Ngo arambuka agenda, umuraba umutanga imbere, inyanja irazikuka. Umwami ahabwe icyubahiro. Hari igihe gutabarwa k'umuntu kuza, hari igihe kugendererwa k'umuntu kuza, hakazikuka imiraba n'imiyaga itumuka gutabarwa kudashyika kuri uwo muntu. Ariko Yesu aravugama, Yesu akirana n'umuyaga kugira ngo ashobore guhosha uriya muntu utari ukigira umuhosha. Yesu ahimbazwe cyane. Aramanuka aragenda ngo akimukubita amaso, ingabo zari zaramukuye mu muryango zibona Yesu Kristo, zimenya Yesu Kristo. Kuko uyu muntu, haleluya, hari igihe umuntu aba mu buzima atacyumva n'Imana, atagisobanukirwa niba Imana ari imugendereye, ahubwo ibimurimo akaba ari byo bimenya imbaraga zimusuye. Umwami ahimbazwe cyane. Izi mbaraga zikora mu buryo butandukanye. Zahagurukiye umugabo witwa Naboti, zihaguruka ari ikinyoma. Yezebeli amurega ikinyoma kubera ko yari yanze kugurisha uruzabibu rwe. Hari izihagurukira kubera ineza yawe, hari izihaguruka kubera impano y'Imana iri muri wowe, hari izihaguruka kubera umuhamagaro uri muri wowe, ndetse rimwe na rimwe bigakunda umuntu agapfa. Haleluya. Mwami w'abami nyohereza imbaraga zo gusobanura iby'ubwami bwawe. Zaraje zifata Yohana zimushyira mu nzu y'imbohe
kubera ko yarabwiye umugore umwe ngo abwira umugabo bita Herode ati kubera icucu y'umuntu kandi amategeko atabyemera. Umugore aramufungisha amushyirisha mu nzu y'imbohe. Umunsi umwe ngo Herode arimo akora ibirori, isabukuru, yakoze isabukuru yatangiriye kuri Isaka, nongeye kuyibona kwa Herode, umwami ahabwa icubahiro. Isabukuru banza atari nziza kubera ko isabukuru yabaye ya Isaka ngo nibwo Ishimayeli yaciye imbere ya Sara aramusuzugura, ako kanya Hagayi baramwirukana. Isabukuru yabaye kwa Herode ibaye gutya, umukobwa arabyina adebosanda bariya sakota yaba ibirori bigushakisha impamvu Imana ibitsinde mu izina rya Yesu. Ibi birori byashakaga igihanga cya Yohana, umwami ahabwa icyubahiro. Ngo umukobwa amaze kubyina anejeje umwami, alebosa sevitanda boria kesadavo, anejeje umwami ahabwa icyubahiro. Ngo aramubwira ati niki nsaba ikintu ushaka, esavotande boria sakotia, ngo asaba ikintu ushaka, ngo ariruka abaza nyina, aramubwira ati genda usabire igihanga cya, ngo uburyo buraboneka. Uburyo bwari bwarabuze, Herodiya yarabuze icyo akora Yohana. Hari igihe umwanza guhiga akaguhiga akabura uburyo, akabura aho nyura, ariko umunsi umwe akabona uburyo akagufata, ubuzima bwe bukarangira. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Abefeso arababwira ngo rero bene data ndabasengeye ngo mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Iyo avuga ngo mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, ni ubushobozi n'imbaraga biri muri Yesu Kristo bidatsindwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, bidatsindwa n'abarozi, ntibitsindwe n'imiryango, ntibitsindwe n'indwara, ntibitsindwe n'ubukene, ntibitsindwe n'izindi mbaraga. Niyo mpamvu yavuze izindi mbaraga zarananiwe, abantu barapfuye, imbaraga zibahagurukiye. Ngo ariko imbaraga ziri muri Yesu Kristo n'ubushobozi bwe bwinshi, ngo ni itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi, ngo ni imbaraga n'ubushobozi biri hejuru bikorera mu isi y'umwijima, mu isi itagaragara. Aravuga ngo mw'Abefeso mwe ndabinginze nubwo agakiza kamamaye. Yesu yabwiye intumwa zaravuga ngo nta mubabyawe n'umugore nta uruta Yohana, ngo ariko hahirwa uw'ibyanjye. Hari intambara ziterwa n'umuhamagaro, hari intambara zizanwa n'icyo uri cyo, hari intambara zizanwa n'ubwenge ufite, hari intambara zizanwa n'amafaranga ufite, hari intambara zizanwa n'igikundiro ufite, hari intambara ziza zitaguturutseho zizanywe n'ishyari, hari intambara ziza zitewe n'Abamedi n'Abaperesi na motiya vozanda. Ndagira ngo mvugane n'umuntu urimo umeze nk'uyu muntu uri mu bice 5 bya Mariko. Ngo yaragendaga we ntiyaragifite n'ubwenge, basefota ntago yaragitekereza, ngo yajyaga yiharatuza, umubabaro waramurengaga akiharatuza amabuye. Iyo umubabaro kurenza ukora iki? Hari ikintu araba, umuntu wese agira uburyo ababara. Hari ababara bagakuraho telefoni, hari ababara akareba amafilime y'intambara, hari ababara bakananirwa kurya, hari ababara akagenda akicara mu gasozi. Iyo ubabaye ukora iki? Uyu mugabo we byaramurenze, nta n'ubwenge yari agifite, aragenda akajya mumva ahari yari imfubyi nkawe, akavuga ati data bamushinguye aha, iyi mibabaro mfite papa arayizi, nta kintu yakumarira, nawe yarapfuye. Kuko yaza kugira icyamara, aba yaratinze yenda wasara akakuvuza, aba yaratinze baba barakaguhumuriza. Ariko kuko atabishoboye, hari umuntu ubishoboye bita umwami waba adebosanda. Ngo Yesu aragenda ntiyarazi yajya, ariko yumvaga ijwi ryo gutaka, yumvaga ijwi ryo kuboroga k'umuntu. Hari umuntu yari arimo yumva mu matwi yamubuza amahoro, atebosa. Umunsi umwe ngo yari arimo agenda, ngo umugabo w'impumyi w'umusezi, ngo ntiyarazi Yesu niba yahise cyangwa atarahita, atangira guhamagara Yesu akiri kure. Ngo aravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira, baramucecekesha. Ngo ariko Yesu ijwi rimubuza amahoro. Uyu naba n'uyu nguyu Batimayo yaracyumva, yaragifite ubwenge nubwo yari impumyi, ariko uyu we nta bwenge yari afite. Abadayimoni baramutwikaga, bakamukubita akaboroga, akajya mumva ngo agafata amabuye akiharatura. Namahabwa icyubahiro. Yiharatura agashaka iki? Aravugaga ati se aya maraso nava yenda ububabare burashira, ese ibimbabaza birashaka iki? Birashaka amaraso yanjye. Hari ibintu byinshi watanze ngo ukire umubabaro, hari byinshi wakoze ngo ukire umubabaro, ahubwo uriyongera.
hari abantu wasuye ngo wumve ko umubabaro washira, ahubwo ugezeyo barakuninura bakuvugiraho neza. Ndimo ndatinda kuri uyu mugabo yiharatura. Abantu bonyine nabonye bikase amaraso n'abahanuzi ba Bayali igihe Eliya ngo kugira ngo abumve, we yiharaturaga kubera umubabaro, avuga ati ibi bintu byankuye mu rugo, ubu burashaka iki, nanga ikiye gitamba, agafata ibuye akiharatura. N'icyo ukora iyo ubabaye, n'icyo ukora iyo uzi ukwirwa, n'icyo ukora mu gicuku. Haleluya. Ariko ngo umwami w'abami aragenda aravuga ngo hari amaraso arimo kumenekera ubusa, aravuga ngo hari amaturo atari ngombwa. Aragenda arambuka arwana n'inyanja kubera iki umubabaro w'uyu muntu. Umwami w'abami no mugoroba agenda yumva umubabaro, areba ibitambo maze gutanga bitari ngombwa, areba amajoro uraya atari ngombwa, areba ingendo ukoze zitari ngombwa. Uwiteka we mbabarira uno mugoroba, ugira umuryango usura, ugira umukobwa usura, atevoza indare bosayaba, ugira umushumba usura, ndagusabye urahana adafite umuntu abwira, kuko aba yabwirije baravuga ngo ni wowe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Imana idukiza. Ngo Yesu araza ahageze, umugabo ntiyarakiza uwo bahura, ntiyarakiza uwo bavugana, ngo abadayimoni baritanga bati duhuriye he? Hari igihe Satani agukura mu bantu, yagukuye mu bantu ariko ntago yagukuye ku mutima wa Yesu Kristo. Yari yaravuye mu bantu ariko ntiyari yaravuye mu rukundo Yesu amukunda. Urukundo Yesu agukunda ruri hejuru y'imbaraga zaguhagurukiye, ruri hejuru y'abantu yitandukanije nawe, ruri hejuru y'abantu bagutaye, kandi ruzakugarura muri community, ruzakugarura muri quartier wabohewemo. Yesu wenyine niwe waguhosha. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, atsinda ingabo zaguhagurukiye. Pawulo aravuga ngo ntabwo dukirana n'abafite inyama n'amaraso, turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Abafite inyama n'amaraso ntabwo dukirana nabo, abo ngabo tubabonye twajya no kwiga imbunda, twajya kwiga ibipfunsi, twahuruza abantu. Ariko ngo abantu bose bageraga kumuhosha ntibikunde, kuko bahoshaga ikisi, umwuka. Ariko Yesu Kristo irijwe araryumva. Kuva mu bantu ntibivuga ko Yesu Kristo atumva. Abantu bajya bava mu bantu mu buryo butandukanye, abantu bajya bava mu bantu mu buryo butandukanye. Ufite icyasha, ufite igikomere, ukava mu bantu, ntabwo ari wowe, ni ingabo zaguhagurukiye. Kuko Yesu yaramubaje turi bane, ngo turi ingabo. Ni ukuvuga ngo si umuntu umwe amuhagurukiye, si abantu batatu, si abantu batanu, si ingabo icumi, ni ingabo. Ingabo ni iki? Ni region, ni batayo yamuhagurukiye imukura mu bantu. Mwamahabwa icyubahiro. Haleluya. Umushumba ashobora kutahagera, ariko Yesu ngo aragenda. Twasomye mu gitabo cyo Kuva ngo bigeze mu gicuku, ngo Uwiteka yitamurura mu nkingi y'igicu. Uyitamuruye mu nkingi y'igicu, Abanyegiputa ngo barabimenya. Mwamahabwa icyubahiro. Baravuga bati Uwiteka aramanutse, atabaye Isiraheli kandi aratutsemba. Abanyegiputa bavuze iryo jambo, Abisiraheli batabonye ko Uwiteka yarakaye, bari bagitengurwa bavuga ngo baradukurikiranye. Alessandra ngo umwanzi umubisha yari yaravuze ngo nzabakurikira mbafatire ngo mbimarireho agahinda. Mu bice 15 ngo ari guhuha ko mu mazuru yawe, ngo umuyengeri muri nyina w'inyanja haravura. Mwamahabwa icyubahiro. Elesasevota icyo yakoze, umuyengeri waravuze, Isiraheli barambuka, Egiputa bakurikiye ifungura ngo iziga z'amagare ngo zitangira gukururika mu buryo bunaniranye. Iziga z'amagare zagukurikiranaga mu izina rya Yesu.
zikururike mu buryo bukomeye, ku buryo umuyenjeri n'umuriro uturutse ku Uwiteka biza bigakongora izo nziga zitaragusatira. Ngo umubisha yari yaravuze ngo azadukurikirana, ariko Uwiteka aratabara. Uyu mugoroba hari ugutabarwa kudasanzwe. Uyu mugoroba imbaraga zitabara zirurutse mu rugo rwawe, zirurutse ku buzima bwawe, zirurutse. Ntabwo wabigizemo uruhare, ni nako gutabarwa kwawe utari bubigiremo uruhare, kuko betafosa aho bigeze uravuga ngo ni noneho byagenda gute. Ejo bundi muvandimwe yarambwiye ngo uwambaza agasozi ntarasengeraho ngo nabura umuti, ngo impyisi barayibwiye ngo noneho ngo ujye guhumira ku gasozi utarahumiraho. Ngo iravuga ngo kari gasigaye nagahumiyeho nimugoroba, ubwo umuti burabuze. Nawe nuko yambwiraga, nimbwe nivuye gusenga, arambwira ati nta agasozi utarahumiraho nigahari. Yambwira nta ahubwo sinda nibwo ntangiye. Mwama habwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Hari ahantu wagiye henshi, ariko ijwi ryawe Yesu araryumva, riramubuza amahoro. Mwama habwa icyubahiro. Hari ugutabarwa kuje ku buzima bwawe, hari ugufashwa, hari ukurengerwa kuje, kandi abanzi bawe barabibona mbere yuko defosita. Hari ijambo ryanejeje igihe ngo bajugunyaga Sedraka na Meshaki na Abedinego mu muriro. Umuriro waritonze urobanura imigozi, urayitwika, ufata abagabo bababoshye urabarya. Meshaki na Sedraka bakomeza bagira gute, kandi ntabwo bameshaki barabutswe, ntibamenye ko abo bantu bagize gute, ntabwo bamenye ko bapfuye. Ibirimi by'umuriro nibyo byakoraga akazi. Uwiteka himbaza. Haleluya. Matereza ya votisa. Uko Isirayeli itamenye gutabarwa, Mwama habwa icyubahiro. Uko Isirayeli itamenye gutabarwa kugeza igihe bambukiye bageze hakurya, kandi Egiputa atangiye guhinda umushitsi. Abanzi bawe nibiguhagurukiye nibiguhiga mu izina rya Yesu bacika igikuba muri uno mugoroba. Imbaraga zakuye uriya mugabo mumva uyu munsi ziragukura ahantu maze igihe. Hari abantu bamaze igihe ahantu. Haleluya. Imbaraga zakijije Eliya amaboko ya Yezebeli. Hari igihe abantu batekereza, Yobu yaravuze ngo Uwiteka 27 arababwira ngo njyewe ubugingo bwanjye buracyandimo, sinakwemera ko ibyo muvuga ari iby'ukuri. Nzarinda mpfa, nzarinda njya munsi y'ubutaka, nikuyeho kuba inyangamugayo, gukiranuka kwanjye ndabigukomeje. Hari abantu bazi ngo ibyago n'amakuba bizanwa n'ibyaha. Hari amakuba azanwa nuko utakoze ibyaha, ahubwo hari amakuba azanwa nuko utumviye ubwami bw'iyi si. Hari amakuba azanwa nuko utumviye abantu runaka. Hari amakuba azanwa nuko utitwaye gutya. Ariko Imana isumba byose ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Ndavugana n'itorero, ndavugana n'abantu baciye Yesu umwami n'umukiza. Umwami arimo aragenda ngo akugirire neza. Yari yamaze gutwika abahanuzi ba Bayali. Agiye kubona umugore bita Yezebeli ashishimuye urwandiko, aravuga ngo ejo nk'iki gihe ubugingo bwawe ni ntabuhwanye. Eliya ntiyajyaga gushidikanya, kuko yari yarisha abahanuzi benshi, yari yarisha abantu benshi. Arangije ubwoba buraza, arahunga. Mwama habwa icyubahiro. Arahunga ngo agenda urugendo rurerure wenyine. Kuba wenyine biragatsindwa. Imana igukize kuba wenyine. Imana igukize kuba wenyine. Ikintu cyakugize wenyine gitsindwe muri uno mugoroba mu izina rya Yesu. Imbaraga zakwa isolatinze, imbaraga zagushyize ku ruhande, imbaraga zagukuye mu bantu zitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zagushyizeho kasike zitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Eliya ngo araryama mu giti cy'umurotemu, yagenza urugendo wenyine ngo ananiwe. Marayika aramusanga abanza kumumara inzara. Haleluya.
iyo usomye uyu mugabo Yesu amaze kumukiza ngo abantu baza kuza basanga arambaye, ngo basanga arimo bazana ibiryo ararya, yarabayeho mu buzima butarya. Hari abantu batarya atakwiyiriza ubusa kandi atarwaye, arimo gushakisha icyamukiza. Ndarya ngo bimarire iki Uwiteka we? Akavuga ati buka ibitambo natanze, buka amajoro naraye, mu izina rya Yesu Kristo. Marayika wasanze Eliya mu giti cy'umurotemu akamurokora amaboko ya Yezebeli, akusanga ahantu uri velesande boria sakota. Imbaraga z'Imana zururuke gukura abantu b'Imana mu rungabangabo, ukuboko kw'Imana kururuke kuzura abantu, ukuboko kw'Imana kururuke kugukize gutamba ibitambo bitari ngombwa. Aho ujya siho, aho ujya siho, aho ujya ntabwo ariho. Uwiteka ahuhishe guhuha ko mu mazuru ye umuhengero uvure, iyo mbeho umazemo igihe ishire. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, imbaraga zitsinda ingabo zimanuke, imbaraga zitsinda ingabo nizimanuke. Turatsinda ingabo z'Abamedi n'Abaperesi mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ndamukunda, aramubwira ngo reka dusome ku murongo wa 4 ngo kuko kenshi bamuboheshaga ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagira umuntu ubasha kumuhosha. Reka dusome Yesaya 61. Haleluya. Haravuga ngo murongo wa mbere, umwuka w'umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Umwami ahabwa icyubahiro. No ku imbohe ko zibohowe. Uyu mugabo ngo bamuboheshaga iminyururu bakamushyiraho ingoyi zose, ngo ariko ntibamuhoshe. Umwami ahabwa icyubahiro. Ariko ngo irya Yesu w'i Nazareti, uw'Imana yasutseho amavuta, uw'Imana yahaye ijambo adevosanda, ngo niwe ushobora kubohora imbohe, ngo niwe ushobora gufungura iyo minyururu. Akavuga ijambo gusa, abandi desande bekuria nerebosisa fotande bekuria sandaboriasa. Imbaraga zirenze iminyururu zimanuke ziguhoshe, kuko hari ibintu byanze guhosha muri wowe, hari ibintu byanze gutuza muri wowe. Ngo ariko Yesu amaze kuhagera ngo aratuza, aravuga ati mwene Dawidi, ese duhuriye he? Ngo dayimoni arasarendaringa, dayimoni aravuga ati mbabarira ntunyice adekosa. Uyu munsi imbaraga zimanuke zituma ibyananiye abantu bose, zituma ibyari byaranze gusezera ku buzima bwawe busezera. Ngo kuko dayimoni izo ngabo zibonye Yesu Kristo zaravuze ngo za etasebo, zaravuze ngo tubabarira nutwice urupfu n'agashinyaguro, kuko zabonye ubutware muri we. Ngo kuko ni Yesu w'i Nazareti Imana yasutseho amavuta yo kubohora imbohe matevoria. Abandi barabohaga ariko we yaza akabohora. Abandi adevosanda, abandi baguha ibinini bisinziriza, ariko we yaje bosifotaya aragukangura akakubwira ngo kanguka tugane. Niki betevola semotaya, baguha ibinini bisinziriza ntusinzire, baragucurangira ntibyemere. Ariko Yesu ahageze ngo aramubwira ati niko muri bangahe? Umugabo ntiyarakiza izina rye, dayimoni nizo zasubizanya. Uzi kubaho mu buzima dayimoni arizo zisubiza. Uzi kubaho mu buzima situwasiyo ari yo gusobanura. Umwami ahabwa icyubahiro. Ibihe ukuntu ubayemo, imyenda wambaye ari yo gusobanura, ahantu urara ariho hagusobanura, uburyo ugenda ariho hagusobanura, inkweto wambaye zigusobanura. Wowe udafite utibuka n'uburiwe. Uyu mugabo niwe niko yarabayeho. Ariko abantu bose ngo baragerageje ntihagira umuhosha. Ahabwa icyubahiro. Baragerageje, barakoze ibintu byose bishoboka, ntihagira umuhosha. Ngo ariko Yesu ahageze
babandi bya bindi byose byamuvugiragamo, bya bindi byose biravuga ngo duhuriye. Tubonye umuntu utabohesha iminyororo, tubonye umuntu udatera inshinge, tubonye umuntu udatanga ibinini. Uvuga ati mwebwe muri bande? Mufite ubuhe burenganzira bwo gutuza umuntu aha hantu? Ninde wabahaye ubu burenganzira bwo gukura umuntu mu bantu? Ninde? Ubu burenganzira mwabugize ryari bwo gusenya ingo z'abera? Ubu burenganzira mwabugize ryari bwo gutuma abantu babingumba ari abakozi b'Imana? Ubu burenganzira mwabugize ryari? Mwebwe muri bande? Muri bande muvogera ingo mukazi se? Wowe muri bande? Bati turi ingabo, ni ukuvuga ngo imyuka yarateranye. Amahanga arahuruza, burasirazuba, uburengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo, Nigeria na Kenya na Tanzania na Congo biraterana kugira ngo bikure uyu mugabo mu babo. Byarateranye kugira ngo bigukure mu kazi, byarateranye bigukura mu rya Betefosa. Uribuka yuko Yezebeli ajya kwica Naboti ngo yatumiye abantu, arabateranya, arabagurira, bamurega ibinyoma. Ariko Yesu ahageze aravuga ngo wowe urinde? Muri bande? Uyu mugabo nagiye kuza umurabo rantega, muri bande? Mwamahabwa icyubahiro. Umwami w'abami wenyine atsinda ingabo, atsinda ingabo zikugize maskini warize, atsinda ingabo zigushubije mu cyaro, atsinda ingabo. Baratubiranye, barahamagaranye Elefosa mu izina rya Yesu. Mateba ingabo zitsindwe, ubwami bwose butsindwe, turatesha agaciro, turambura imbaraga, turambura izina mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu. Muri bande? Wowe urinde? Urinde ukura umugabo mu rugo rwe? Urinde utuma umugore atabana be? Wowe urinde? Yesu Kristo aravuga ngo muri bande? Muri bande? Haleluya. Umugore wari umaze imyaka 12 ngo we yari yaratanze ibyo byose byaramushizeho, ariko uyu mugabo arambabaza. Yatangaga amaraso ngo yumve ko uburibwa afite. Hari abantu batanga amaraso, hari abantu bagenda bakabashandaga, bakabarasaga kugira ngo uburibwa afite yumve ko bwashira, ahubwo bukiyongera. Ukagira igisebe, ukagira n'ikindi warusanga, ukagira n'ipfunwe. Hari abagore badashobora kwambara imyenda igaragaza intugu kubera barasaze, aho kugira ngo yoroherwe ubabare bukiyongera. Uwiteka himbazwe cyane. Ndashaka kubwira ngo Yesu arimo aragenda, arimo arumva ijwi, arimo aragenda, arimo aragenda uno mugoroba, aragenda mu ngo z'abera, aragenderera abashumba, aragenderera abavuga butumwa, aragenderera abakobwa, aragenderera abamama. Agosita yambura imbaraga, yambura agaciro, atesha agaciro ubwami bwose ari bwarahagurukiye ubuzima bwawe. Imana yasanze Eliya munsi y'igiti cy'umurotemu, igusanga ahantu uri, igusanga ahantu uri. Gwaramusanze, arabanza aramugaburira, arabanza aramwondora, amahabwa icyubahiro. Imana iguha ibyo ukeneye, iguha ibyibanze, usubire mu bantu. Niyo mpamvu yamubwiye ngo amusanze mu buvumo, ngo aramubwira ngo subira inzira bagize gute? Vuga ngo Imana igusubize mu bantu. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana igusubize mu bantu, kandi ufite yaramubwiye ati subirayo, ugenda wimike runaka, wimike runaka. Uyu nakiri inkota y'uyu izagira gute? Igusubize mu bantu. Mwama habwa icyubahiro. Imana igusubize mu bantu, ukora ibyo utarakora, igusubize mu muryango, ugenda ubyare, utetesha abana, usimbagize imbabazi, wumve imbabazi, wumve ko Mana we subiza abantu mu bantu. Subiza abantu muri famiye zabo, subiza abantu mu ngo zabo, subiza abantu mu kazi kabo, subiza abantu mu murimo, subiza abana aho bagomba kuba.
ndasenga imana ya Isirayeli ngo igusubize mu bantu. Uyu mugabo ntabwo yongeye kuba mu mva. Imana yabwiye Mose ku nyanja itukura, iramubwira ngo nukuri Mose we ntiwongere kuntakira, ubura amaso ureba aba bantu ureba, aba banyegiputa ubona ntuzongera kubabona ukundi, kandi yarinze apfa atongeye kubabona. Mwama habwa icyubahiro. Ariko ngo bo bari baravuze ngo tuzabakurikira tubimarireho agahinda. Imana ntishobora kwemera ko umwanzi akwimariraho agahinda. Mwama habwa icyubahiro. Uyu mugoroba abakozi b'Imana turi kumwe bagiye kuza bamfashe, dusenge twinginga Imana, imbaraga z'Imana zimanuke zisubize umuntu mu bantu, zisubize umuntu mu muryango, zisubize umuntu mu rugo rwe, zisubize umuntu umunezero, zisubize umuntu ibyishimo, zisubize umuntu ibitwenge, zisubize umuntu ibise. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Reka twakire pastor asengera abantu. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Dusenga Imana, reka dufata akanya twinginga Imana idusubize mu bantu. Hari aho twirukanywe, hari aho twakuwe, hari ibyacu twambuwe, hari ubuzima bwatakariye ahantu runaka. Imana yagusubiza ubuzima, Imana yagusubiza mu bantu, Imana yakongera igakora, Imana yakuremera. Imana yafashe uriya mugabo wararaga mu mva, utari ugifite kuba mu muryango, utari ugifite kureba abantu, ngo yitebeshaga amabuye. Ariko mwami uhageze, uragenda uvugana n'abo badayimoni, hagarurirwa agaciro, asubira mu bamubyara. Nyina yari akeneye umukaza, ise yari akeneye umukaza, bari bakeneye abuzukuru. Uramubwira ngo nasubire mu muryango. Turinginga aka kanya bagira abantu basubira mu muryango, bongere bagira agaciro mu muryango, bongere bagira ibyishimo mu muryango, bongere bagira ihumure riva ku Mana. Turaguhendahenze, turakwinginze, turaguhendahenze aya masaha kubw'icyubahiro cyawe, kubw'imbaraga zawe, kubw'urukundo rwawe. Wongere werekanwe hagati mu bwoko bwawe, wongere ureme, wongere uhindure. Umubisha yari yavuze ngo azabimariraho agahinda, ariko urarwana, urarwana, urongera urarwana, urongera urarwana, ubamarira mu nyanja. Abisirayeli baravuga bagera muri Kanani, bagera mu masezerano, bagera mu byavuzwe n'Imana. Uko ni kujya ubigenza, uko ni kujya wigaragaza, uko ni kujya wiyerekana. Imbaraga zawe zifungure, imbaraga zawe zibohore, imbaraga zawe zikize, barimo basenga, natwe turasenze, turinginze, turahendahenze, turahamagaye Yesu mwene Dawidi, wewe wabohoye ubwoko bwawe, na n'uyu munsi uracyakora. Turasenze. Hari umuntu wateturura, hari umuntu wateturura mu bantu, hari umuntu wakozwe n'isoni yamaze kumwara, ariko uyu munsi wamuteturura. Hari abantu barwaye, bafite ibibazo by'uburwayi, bararibwa umubiri wose, bararibwa umubiri, bararibwa amaguru, bararibwa umugongo, bararibwa umutwe, bararibwa. Hari abarwaye kansa, hari abarwaye indwara z'amayoberane, hari abarwaye indwara zitandukanye, hari abarwaye imyijima, hari abarwaye imigongo, hari abarwaye amaguru, hari abarwaye amabere, hari abarwaye mu buryo bwose. Hari kuwiteka ubasha gukiza mwana, ubasha gukora, ubasha kureba, ubasha gusubiza. Urakoze kuyu mwanya, ukoze ibikomeye, urakoze kusubije, urakoze kuhinduye ibyanze guhinduka. Icyubahiro kibi cya mu izina rya Kristo Yesu, amen. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Watanga nimero yawe, abashaka kukuvugisha bakakuvugisha. Ni 0790 41 9 7 14 0790 41 9 7 14 cyangwa 08 078 35 18 45 35 18 45. Imana y'amaboko ibaha umugisha. Imana imuha umugisha. Urakoze mushiki wacu. Mushobora kudukurikirana kuri Duhumurizanye TV, naho habaye inyigisho zacu. Hari abantu bashobora kuba muvuga ati se twababona gute kuri Duhumurizanye TV? Ni channel ya YouTube. Mushobora kudukurikirana, gafata umwanya mugakurikirana inyigisho zacu zitambuka, muzazibonaho. Ikindi ni buri cyumweru tuba turi hano. Mujye mudukurikirana amateraniro. Ijambo ry'Imana ribohora, ijambo ry'Imana rikiza, ijambo ry'Imana ritanga ubugingo.
ntimuzaribura duhari, kandi umugisha w'Imana ubane namwe. Nimero yanjye murayizi, iri aho ngaho kuri ekara, mushobora kuyireba. Ubasha kugira ngo tugusengere, waza kuduhamagara, ntacyo bitwaye. Imana iguha umugisha. Imana ibagirire neza, mugire icyumweru cyiza. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Shalom, shalom.